Haleluya haleluya. Nanone kandi mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro, ubuntu no gufashwa ndetse n'umwuka wera bibane namwe mwese bwoko bw'Imana, ndetse namwe abatarabasha kumenya no gusobanukirwa inzira y'agakiza ariko kabuzumva iyi message. Imana ibane nawe mu gihe cyose uzabuteza amatwi kandi ukumvira umwuka w'Imana, ukumva ijambo ryayo. Ntabwo dutinda, dusanzwe tuganira ku ijambo ry'Imana. Nanone kandi mbanje gushimira abo twagiye tubana mu minsi yatambutse mu itorero Berisheba, ndetse kuri channel ya Berisheba Holy TV, abo twabanye mu bihe byo gusenga, abo twabanye mu ivugabutumwa, abo twabanye mu rugendo rutandukanye, abo twabanye mu ndirimbo tujya muri sorute z'amakorari. Mwese ndabashimiye, izina ry'Imana ya data twese rihimbazwe, kandi Imana ibaho umugisha kubw'uko mwemeye kwitanga mugafatanya natwe urwo rugendo rwose tumazemo iminsi. Rero hari abandi tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana kuri channel ya Berisheba Holy TV, iboneka kuri YouTube. Buri munsi uko tujya kuganira ijambo ry'Imana hari amagambo meza dukunda kwibandaho. Imana ishimwe. Aravuga ngo nuko kandi ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigirira umuntu umumaro wo kumwigisha, kumutunganya, kumwemeza ibyaha bye, ndetse kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo abashe gukora imirimo myiza yose. Iri jambo rero rigaragaza ko ryubakiye mu buzima bw'ibyanditswe byera, cyangwa se ryubakiye mu buzima bw'umukristo ku manywa na nijoro, uko yakwitwara kugira ngo abashe kugenda nk'uko Imana ishaka. Nuko yemera kumva iri jambo ry'Imana, Bibiliya yera, ibyanditswe mbega byahumetswe n'Imana, ukabisoma kandi ukabisoma ufite umwete wo gushaka, ushishikariye gusobanukirwa. Nibwo mwuka wera nawe agusanga akagusobanurira ibyo udasobanukiwe, kubera ko wemeye kandi ufite inzara n'inyota byo gushaka ijambo. Kubera ko umwanditsi yaranditse aravuga ngo twahagizwe no gushaka ijambo ry'Imana nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi mu butayu. Rero igihe cyo mu butayu muki amazi ajya bingume, hanyuma inyamaswa zo mu butayu zikagira inyota cyane. Rero iyo ibonye umugezi hakurya yihutishwa cyane no kujya kureba uburyo yagera kuri uwo mugezi kugira ngo isome ku mazi icyaka gishire. Ni nako uyu muntu w'Imana wamaze kwakira cyangwa se wamaze gukizwa akeneye cyane kugira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo iri jambo rimusohorezeho ibirivugwaho. Biravuze ngo rero nuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, uwo kumutunganya, uwo kumwemeza ibyaha bye, uwo kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Rero tukiri muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, nifuje kugira ngo njyewe nawe uyu munsi wa none bikitwa uyu munsi duhugurane ku ijambo ry'Imana. Rero ntabwo turi butinde kuko Imana idufiteho umugambi n'ubundi kandi iratuzi, ariko uyu munsi ngarutse nshaka kugira ngo tuganire cyane ku kintu bita imibereho y'umukristo. Imibereho y'umukristo no kubana na Kristo by'ukuri, kubera ko ijambo ry'Imana riracyashaka cyane kugira ngo uyu muntu w'Imana abeho atunganye nibyo kandi akora imirimo myiza yose.
hari abantu benshi rero muri iyi minsi ya none bazanye inyigisho nakita inyigisho z'ibinyoma, kubera ko baraza bakagusobanurira imikorere y'ijambo ry'Imana, bakagusobanurira imikorere ya Kristo, bakagusobanurira umumaro w'Umwuka Wera, bakagusobanurira noneho cyane cyane umumaro wo kwizera. Kwizera bagahita babifata bakabihindura ingabo izabakingira, ariko bakirengagiza ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ibi ngibi turabireba mu byanditswe byera, aho dusanga ko Bibiliya idusaba kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ariko kandi igihe kiracyariho cyo kugira ngo uyu muntu ubanye na Kristo aba akiri mu mubiri. Rero hari imibereho mishya y'abari muri Kristo iyo muntu aba akeneye kubamo, kugira ngo yitwe umukristo, kandi yitwe umuragwa w'ubugingo, kandi yitwe uwizeye Kristo by'ukuri. Rero niyo mpamvu uyu muntu ubanye na Kristo wamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza asabwa kubaho nk'uko Kristo yabayeho, asabwa kubaho nk'uko Kristo ari, kubera ko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nuko uyu muntu wese uwifuza, ufite ibyiringiro, umuntu ufite ibyiringiro byo kuzabona ubugingo, umuntu wamaze kwizera, ufite kwizera ko Yesu yamupfiriye akamukuraho ibyaha, ngo arasabwa kwiboneza nk'uko ngo waboneye, kugira ngo naza gutwara itorero azasanga uri maso. Imana nishimwe. Hano muri Yohana, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, mu bice byaho 3 ku murongo waho wa mbere, Imana nishimwe, niho hatubwiye aya magambo kujya ku murongo wa 6. Hatubwiye ngo nuko nimurebe urukundo rukomeye cyane Imana yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Ati kandi niko turi. Uyu ni Pawulo wahamirizaga abantu, habati urukundo ntabwo rugira akagero, urukundo ntabwo narugereranya n'urw'Abaroma bankundaga, kuko Abaroma barankundaga ariko nta byiringiro byo kuzamura ubugingo bafite. Ariko njyeweho wamaze kwemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mfite ibyiringiro. Hanyuma ngo kandi ngo abantu bafite ibi byiringiro ntabwo bibakoze isoni, ngo kandi umuntu ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko Kristo aboneye. Imana nishimwe. Uri muraba mu itorero, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, uri umukristo, mbega muri make warakijijwe, wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ariko imibereho n'ubuzima bw'umukristo ntabwo urabisobanukirwa, uracyabyitiranya, uracyabivangavanga. Oya, hindukira, dore igikenewe kugira ngo umuntu abe umukristo nyakuri, kandi dore igikenewe kugira ngo umuntu yitwe umwana w'Imana ni ukubera ko aba ahindutse kandi yiboneje nk'uko Kristo aboneye. Dore urukundo ruhebuje Data twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana. Haje agira ibyiringiro, haravuga kandi uko niko turi. Mana yacu nishimwe, kandi koko uko niko turi. Twebwe abamenye ibanga, bazi kubana na Kristo, bazi kubana neza n'abavandimwe, bazi kubana neza n'abagore babo, bazi kubana neza n'abagabo babo, bazi kubana neza n'abavandimwe babo, bazi kubana neza n'abanyetorero bagenzi be, bazi kubana neza muri korali. Aba bantu bazi kubana neza bamaze kumenya urukundo Imana yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana. Ubwo twebwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, Yesu Kristo yemera kuza kwitanga. Yemera kwitanga ku bwanjye nawe, yemera kwitanga ku musaraba ku bwanjye nawe, kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ariko umva neza iki gikomeye, haravuga ngo umuntu wamumenye, uwamenye Kristo by'ukuri ntabwo aba agikora ibyaha. Uyu muntu wamenye Kristo by'ukuri ntabwo aba akiri mu magambo. Uyu muntu wamumenye by'ukuri ntabwo aba akiri mu ntonganya. Umuntu wamumenye by'ukuri ntabwo akiri mu busambanyi. Umuntu wamumenye by'ukuri ntabwo akiri mu bujura. Jambo twabanje gusoma muri Petero wa mbere ryatubwiye ngo nawe mugabo nuko, namwe bagabo nuko mubane neza n'abagore banyu, mwerekane ubwenge bwinshi, kandi bamubafate neza nk'abaraganwa b'ubwami, abaraganwa b'ubugingo. Ngo kubera yuko igihe nikigera abangaba bazaba nibyo, nizo nzandiko zacu zizaba zidushinja imbere, kubera ko twabapfinagaje, kubera ko tutabahaye agaciro. Imana yacu nishimwe. Wewe mudamu utarahaye umugabo wawe agaciro, nyamara kandi yaragukunze, Imana yarayeta ya bonestance, Imana yaragutabaye ikagukura mu kugumirwa, ikaguha umutware, ariko ukaba waranze kumwubaha, ntabwo Imana izakubabarira. Jambo ryatubwiye ngo nuko ngo mubafate nk'abaraganwa b'ubugingo, ngo nibwo gusenga kwanyu kutazagira inkomyi. Mana yacu nishimwe.
tugiye gusenga Imana, ariko wakisuzuma nene wirirwa ubwira abantu wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko nturamenya igikwiriye ngo ubane na Kristo neza. Niwiboneze ntukaboneye, kandi uko azasa ntikurerekanwa. Rero turasabwa guhora twiteguye kugira ngo niyerekanwa tuzase nawe, niko Bibiliya yavuze ngo niyerekanwa tuzasa nawe. Ngo kandi bene ibyo byiringiro, abantu bafite bene ibyo byiringiro, biboneze ntukaboneye. Tugiye gusenga Imana. Mana Data twe ururukire kubana natwe kugira ngo iri jambo ryawe ryanditswe, ibi byahumetswe nawe bigende bigirire umumaro abagiye kubyumva, bibakure mu mirimo ya kamere ikibashikamiye, ahubwo bahindukire baze bagusange, bagukorere, bagushime, kubera ko wabahaye umwuka w'ubwenge, kubera ko wabahaye umwuka w'ubugingo, kubera ko wabahaye leta ya bonestance, umugisha. Hanyuma Mwami Imana, ijwi ryawe ryongorera rigende mu mitima yabo, jambo ryawe ribe inkota, jambo ryawe ribe umuriro, jambo ryawe ribe umucyo, rigende rikubite kandi rihinguranye, bitavuga Imana byose bicecekera imbere yawe. Hanyuma ubwoko bwawe bubohoke, bukurwe mu ngoyi, bukurwe mu bubata bw'ibyaha, kubera ko waravuze ngo ntabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Nanjye ndagutabaje muri iyi saha kugira ngo uze ugendagende, dore isi ibaye mbi cyane. Hanyuma uze urebe ubwoko bwawe, ubutabare butarazimira. Hanyuma ubwo uzaza gutwara itorero, uzasange bari maso kandi bashikamye, bafite ibanga, bakomeye mu mutima, kandi hari nta mugayo n'urubanza biri imbere yawe. Urakoze rero, kubera ko uri umwami mwiza wumvishe gusenga kwacu. Ngaho ushyigikira ijambo ryawe, ubane natwe muri byose. Icyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.